twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa kabiri cyumweru cya gatatu cya Advent, tariki 17 Ukuboza 2024, ubwo dutangiye iminsi 8 ibanziriza Noheli, itegura Noheli. Muri iyi minsi 8 rero uzarushaho kunoza neza inzira zawe, inzira zigororokera Imana. Uzarushaho kureka Nyagasani atambuki wawe, uzarushaho kurya Nyagasani, uzarushaho kureka Nyagasani akubwire akoresheje iki? Amateka yawe, ubuzima bwawe nabwo Imana itambutsamo ubutumwa kugira ngo ugukize. Ngarera amasomo nyiteguro tujye guhura n'Imana. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 49 umurongo wa 2 n'uwa 8 kugeza ku wa 10. Yakobo ahamagara abahungu be maze arababwira ati, ngiye kubahishurira ibizababaho mu bihe bizaza. Nimwegerane mwumve bana ba Yakobo, mwumve so Israheli. Yuda, wowe umuvindimwe bazagusingiza, ukuboko kwawe gutsikama ijosi ry'abanzi bawe, na bene so bazagupfukamira. Yuda, uri nk'icyana cy'intare, mwana wanjye uzamutse uvuye ku rugamba. Yaciye bugufa bunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wamutsimbura? Inkoni y'ubwami ntizatirimuka mwa Yuda, n'inkoni y'ubutware ntizajya kure y'ibirenge bye, kugeza igihe uwo igenewe azazira, uw'amahanga azayoboka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72. Ubutabera buzasagamba n'amahoro asesure. Mana umwami umwegurira ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe, acira umuryango w'imanza ziboneye kandi arenge n'ingorwa zawe. Imisozi nikwize rubanda amahoro, n'imirenge bazanira ubutabera. Azarenganura rubanda rugufi, arokora abatindahare kandi aribate uwabakandamizaga. Mu gihe cy'ubutabera buzasagamba, amahoro asesure mu mezi atabarika. Azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, avane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Izina rye rizavugwa ubuziraherezo, ubwamamare bwe bumare igihe nk'izuba. Imiryango yose y'isi izamuherwemo umugisha, amahanga yose amwite umunyahirwe. Ubutabera buzasagamba n'amahoro asesure. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 17. Dore igitabo cy'amasekuruza ya Yezu Kristu, umwana wa Dawudi, mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be, Yuda abyara Feresi na Sara kuri Tamara, Feresi abyara Isiromi, Isiromi abyara Aramu, Aramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nasoni, Nasoni abyara Salimoni, Salimoni abyara Bowozi kuri Rahabu, Bowozi abyara Yobedi kuri Ruta, Yobedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawudi, Dawudi abyara Salomoni ku mugore wa Uriya, Salomoni abyara Robowamu, Robowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Oziyasi, Oziyasi abyara Yowatamu, Yowatamu abyara Akazi, Akazi abyara Ezekiyasi, Ezekiyasi abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yoziyasi, Yoziyasi abyara Yekoniyasi na barumuna be igihe bajyanwe bunyago i Babiloni. Ijyanwa bunyago ry'i Babiloni rirangiye, Yekoniyasi abyara Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zorobabeli, Zorobabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Eliyudi, Eliyudi abyara Eliyezari, Eliyezari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristu. Ibisekuruza byose hamwe rero ni ibi. Kuva kuri Aburahamu kugera kuri Dawudi ni ibisekuruza 14. Kuva kuri Dawudi kugera ku ijyanwa mu bunyago ry'i Babiloni ni ibisekuruza 14. Kuva ku ijyanwa mu bunyago ry'i Babiloni kugera kuri Kristu ni ibisekuruza 14. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Umuhanga mu Kilatini wavuze ati, Historia est magistra.
l'histoire est la maîtresse de la vie. Ngo amateka n'urugendo n'inzira n'umwarimu mwiza w'ubuzima bwa buri munsi. Mbere yuko dukomeza tuvuga ku mateka, uburyo amateka Nyagasani anyura mu mateka kugira ngo adukize, tubanze twumva ino nkuru, bityo iraza kugufasha kureba neza uburyo nawe ujya utambuka amateka yawe, uburyo amateka yawe afite icyo avuga, atanga ubutumwa, message tuvamo amateka y'ubuzima bwacu. Mubyeyi, ufata agatambaro kawe, harya waza gukenera kurira kubera ino nkuru ngiye kukubwira ibabaje, bityo amarira naza gutonyanga uze gushobora kwihanagura, ubundi ukomeza ugenda ubyibazaho buhoro buhoro. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abayoboke b'Imana muri paruwasi imwe ngo babonaga padiri wabo ubayobora uri muri iyo paruwasi yabo, ngo bakabona nta mbutaberera kubera ko yaboreshaga igitugu akabahanda neza neza, bituma bamwanga kubera ingeso mbi bamubonanaga. Bamwe rero batangira bacika intege, bibaza uburyo umupadiri wakagombye kubaho urugero rwiza mu buyoboke n'Imana, ahubwo ari we uri kuboshya, ahubwo ari we uri kubagusha. Ibyo bigatuma bahungabana mu kwemera, badatera imbere mu kwemera. Nuko neza neza bakajya bifuza uburyo yazimuka, bakamwimura akava muri iyo paruwasi, ubundi bakagira agahenge. Akaya mugani igira uti imboga mbi ntiziva mu nkono. Bakomeza barategereza neza neza, babura amahwemo, babura uko babigenza. Bamwe bacika mu ngoro y'Imana, abandi bacika mu isengesho, abandi barahungabana bikomeye. Mu gihe kimwe cyagera, wa mupadiri yatumiza ihuriro, akabura abayoboke b'Imana bitabira, ndetse byagahoma munwa ngo yaba yasomye misa, abayoboke b'Imana bamwe babona ari bo yisomye, buri wese akanyura hirya undi akanyura hino, niho bongera kwitabira igitambo cya misa, ubundi bakigendera ntibongere gusenga. Neza neza hazamo akavuyo, hazamo urujijo rukomeye cyane. Nuko abakristo bamwe bareberaga ibi bintu birababaza cyane, bafata icyemezo cyo gufata urugendo bakajya kubwira umukuru warushinzwe paruwasi ari we nyine Musenyeri, kugira ngo bamubwire ibyo umupadiri utari kuberera imbuto nziza uko bikwiye, uri kugusha imbaga y'Imana. Nuko baribwira bati koko paruwasi yacu ihindane turi kuyireba, igwe turi kuyireba, itugwa mu biganza. Nuko baragenda bageze imbere y'umushumba ngo bamubwira neza neza ibibera aho ngaho byose, bishoboka ko bagezeho barakaye. Nyuma yo kumubwira ibibari ku mutima byose, ibibarushya n'ibibashavuza, basaba umushumba ibintu bitatu. Turagusaba ko wamwirukana mu padiri, cyangwa umwimure, cyangwa twebwe twimure, kuko turahangayitse, turashikamiwe, turababaye, turashavuye. Ngaha nakurura ifoto y'umwepiskopi ibisubizo agiye gutanga. Nuko umwepiskopi n'agahinda kenshi birumvikana, araterura abaha ingingo 5 zirimo igisubizo z'ikibazo bari baje kumubaza. Nuko arababwira ati icyambe nuko nyine ibyo bintu bibabaje, ariko nyibaza nti ko namubaha ari umuntu mwiza, mwamugenje mute? Ni ngaho yarababwiye ati ko mperutse narabibye ingano nziza mu murima wanjye, urumamfu rwavuye he? Nta kindi nyine n'umwanzi waje nyine akabira urumamfu. Igisubizo nyiri umurima atanga nuko batarandurana urumamfu n'ingano, ahubwo bakabireka bigakura kugeza ryari? Kugeza ku ishira ry'isi, kugeza kwisarura. Nuko umwepiskopi arababwira ati mukomeze rero mwihangane, mugire ukwihangana gukomeye cyane, kuko nanjye sinjya bishatse, mwifuriza icyiza namwe nkabifuriza icyiza. Nta kibi nashakaga kubakorera, numvaga igihe cyose nabakorera icyiza. Icyo bidusaba n'amaso yo kwihangana, dukomeza tumwihanganire kugeza igihe buhoro buhoro azagenda yisubiraho. Icya kabiri nababwira ni ukumenya gusoma mu bihe byose ubutumwa Imana igenda itanga, ariko babe ari no kubeza. Imana yashatse gutambutsa ubutumwa bwayo ku bahanuzi bayo, igatambutsa ubutumwa bwayo ku babi no kubeza mu isezerano rya kera ndetse n'irishya, igatambutsa ubutumwa bwayo kuri ba Rahabu, ba Dawudi,
ba Mariya Madarena, ba Zakewusi, ba Matayo, ba Pawulo, ba Sawuli baje guhinduka Pawulo. Iyo Mana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, naho iri guhavugira. Nubwo haboneka abagira nabi, abagome, abakozi b'ingeso mbi bose, Imana naho igenda ihavugira. Ntabwo Imana ibwira gusa intungane, ahubwo inyura no kuri abo babisha, abagome, abanyabyaha, inkozi z'ibibi, kugira ngo ntiyatambutse ubutumwa bwayo. Rero no mupadiri mubona ataberera imbuto, nabwo mujye musoma ubutumwa Imana ashatse kubaheramo. Icya gatatu bana banjye, ni uburyo bwiza bwo gukemura impaka par des voies pacifiques, uburyo bw'amahoro. Nuko mufitanye ikibazo n'umuntu, wowe ukuramo urwawe uruhare rubi rurimo, wabashije kubibona mbere, ukuramo urwawe uruhare rubi rurimo. Birashoboka ko muri iyo paruwasi yanyu wasanga hari n'abamugusha, abamushoye muri izo ngeso, abafatanyacyaha. Ni ngombwa rero kandi ni ingenzi gukuramo urwanyu uruhare rubi. Ku ruhande rwacu natwe tukisuzuma nk'abayobozi, tukareba icyo twakora, icyo tutaramukorera cyiza. Namwe rero mukomeze murebe ikindi cyiza mwamukorera, cyane cyane mwirinda kuba abafatanyacyaha, ahubwo mukamusigasira, mukinda ko haboneka muri mwe abamushora muri izo ngeso mbi, abamugusha. Gukuramo uruhare rwacu rubi, twirinda ko abafatanyacyaha. Icya kane bana banjye, nuko umuntu ari nyabubiri. Umuntu ashobora kugira uruhande rubi n'urwiza. Umuntu ntabwo ari shitani, nta nubwo ari marayika. Shitani nutagira ikiza na kimwe yakora, umumarayika nutagira nawe ikibi na kimwe yakora. Rero umuntu w'umupadiri ni umuntu nyine, hari uruhande rubasha kugaragaza ndetse n'urwiza, les défauts et des qualités. Ni ngombwa rero kumusigasira, tukamwakira, tukamwumva, kuko atari umumarayika ntabe na shitani. Mbese muri make kumwakira uko ari, kuko nta muntu w'intungane ubaho ku isi. Imana ntabwo idutora kubera ko dutunganye, ahubwo idutorera ubutungane kugira ngo dutungane. Ntabwo Imana idutora ko turi beza, ahubwo idutorera kugira ngo iduhindure beza. Icya gatanu abasaba bana banjye ni isengesho. Ntabwo mu isengesho dutura Imana ibyiza gusa, abeza gusa. Ntabwo Imana tuyibwira ibyiza gusa, ahubwo tuyibwira n'ibyo bibi byatambutse, amateka y'ubuzima bwacu, ibisharira, ibitagenze neza, ibibabaje, ibishavuza, byose tukabitura Imana. Na niyo mpamvu umupadiri ni ugupfukama, tugasenga, tukamusabira. Ntabwo ari uguhita tumwirukana, ahubwo ni ukumuba hafi, tugenda tumusindagiza buhoro 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 buhoro, kugeza igihe ubutumwa Imana yashatse gutambutsa buzasohoreza. Ntitumutera imihoro, ahubwo tumutera amahoro, tumusabira. Bityo dusabire abamushinzwe. Nuko umwepiskopi asoza apfukamye ati, nanjye munsabire kugira ngo nkomeze kumurikirwa n'inzira nziza nanyuramo mufasha, kandi namwe mufashe, namwe mumufashe ko mushoboye kose, tumusabira mu isengesho ryacu rya buri munsi. Amen. Nuko abayoboke b'Imana, nyuma yo kubona umwepiskopi apfukamye ari gusaba imbabazi, nabo barapfukama, birangira mu isengesho. Batana umugambi wo gukomeza isengesho, basabira wa musaseredoti, wa mupadiri, kugira ngo Imana ikomeze itambutse ubutumwa ishaka uko ishaka. Amasomo twazirikanye nadufasha kongera kureba mu mateka yacu, ubutumwa Imana iduha mu mateka yacu, uko Imana inyura mu mateka yacu iza kudukiza, umukiro mu mateka yacu. Ingingo remezo iza kugufasha uno munsi kongera kureba harya amateka yawe ajya kwigisha, harya amateka yawe ushobora gusomamo umukiro w'Imana. Imana uzi ko itambuka amateka yagiye kugukiza, wakabimenye. Tujya gusoreza ku tuntu dutatu tuza kugufasha nawe kuzirikana kuri amasomo no kureba uburyo Imana itambuka amateka yawe ije kugukiza. Icya mbere, histoire du salut, amateka yo gucungurwa kw'abantu. Aho twabizirikanye, Imana inyura ku babi no kubeza. Kumvisa amateka ya Yesu, ko Imana yanyuze ku babi no kubeza kugira ngo itambutse ubutumwa bwayo, umukiro, yohereza abantu umwana wayo. Imana yanyuze kuri ba Rahabu indaya, inyura kuri ba Dawudi
bamwe babaye abicanyi, abasambanyi n'abandi benshi cyane ko twagiye tumva mu mateka. Imana inyuza abayisiraheli mu bintu bisharira, ijyanwa bunyago mu Misiri n'ahandi kure cyane, bagiye bahura n'abafarawo, abagome. Imana igahatambuka kugira ngo igerete ikiza abantu. Uzi ko Imana yaje kugera kuri ba Yosefu na Bikira Mariya neza nanjye kuvuga imaze kuruha, ngo yakwabyaye Yosefu umugabo wa Bikira Mariya ari wabyaye Yezu witwa Kristo. Amen. Neza wumva uruhutse. Bitwibutsa ko Imana ijya kuruhuka yararushye, yaranyuze ahakomeye, yarahumagiye, bikaza kurangira irangirije ahantu heza kuri Yezu Kristo. Ngaho rero hamwe Episkopi ntabarangirije no kurangiza mu isengesho ku mbabazi, aho niho ashobora guturuhura. Duhura n'ibibazo, abaturushya, abadushora mu ngeso mbi, imitego, ariko Imana isoreza ku mbabazi buri gihe, isoreza ku mwana wa Yezu Kristo waje gucungura abantu. Mu gihe akakanuje gukumva kugira ngo Imana igere kuri ba Yosefu na Bikira Mariya b'intungane, yanyuze ku bantu b'abagome, inyura ku bantu b'ababisha, inyura ku bantu bafite ingeso mbi nyinshi cyane, inyura ku babi, inyura no kubeza, kubera impuhwe z'Imana. Imana inyura inzira nyinshi kugira ngo itugereho. Icya kabiri twakura muri ano masomo, cyane cyane ivanjiri, ni ukudasuzugura amateka yacu, kutagira ipfunwe n'amateka yacu. Imana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Umuntu wese uzajya gukomera abanza gukomereka. Aho wasebye, aho naho n'ubutumwa bw'Imana Imana iri gutambutsa. Aho wagiriye ikuzo, nabwo n'ubutumwa bw'Imana iri gutambutsa. Ntabwo wajya kugera ku ikuzo utarabanje kunyura no mu bisebo, agahinda, imibabaro, ibitotezo, imvune, ngo kuko Imana nayo yagiye ivunika. Ntabwo wajya kugera kuri Yezu Kristo gutwara umusaraba utarabanje uhura n'ibizazana, ibibazo, ibitotezo. Ngaya mateka gucungurwa kwacu, histoire de notre salut. Kugira ngo ubone umukiro, hari ahantu ugomba kubanza kunyura nyine ukawukorera. Hari abantu benshi bumva ibisekuru bya Yezu bakibaza impamvu bibaye bityo. No kugira ngo natwe twumve ko Yezu atari kivejoro, atari kimanuka, ahubwo ko yagiye anyura muri ibyo byose. Ya mvugo yacu y'abantu, Imana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Nawe rero ushobora kuba uri umuntu ugoramye, Imana ikakwandikaho. Ushobora kuba uri umukristo ugoranye, unaniwe, ariko Imana igakwandikaho byiza. Ushobora kuba uri wihaye Imana, padiri, witwara nabi, ugenza nabi, ukora nabi, wishora mu ngeso mbi, ariko Imana igakunyuraho, igatambutsa ubutumwa bwayo. Padiri, frere, masere. Imana ntabwo igutora kuri mwiza, ahubwo igenda ikugira mwiza, igutambutsaho ubutumwa bwayo. Niko Imana igutambutseho ubutumwa uri mubi, hacura iki ubaye mwiza, ubutumwa bw'Imana bugatambutsa iwawe neza. Dusaba inema yo kutagira ipfunwe y'amateka yacu, yaba mabi cyangwa meza. Icya gatatu twasorezaho, dusaba inema yo kudahutaza abandi, koroherana, gukiza abandi duhere ku mateka y'ubuzima bwacu. Uze kwibuka aho Nyagasani yakuvanye, uze kwibuka amasezerano wasezeranye Imana uti, Nyagasani ningera ko umuhamagaro nzitwara neza, Nyagasani ningera aha hantu nzitwara neza. Ariko nyuma waje guhinduka, urahindana, uhinduka nabi. Wongere urebe Nyagasani agenda kwihanganira buri munsi, agira ngo ugire icyo wabwiriza amateka wanyuzemo, ibyo mwasezeranye ukomere ku isezerano, woye kudohoka, woye kubihiriza abandi, woye gushora abandi mu ngeso mbi, woye guhindanya abandi. Wongere usubire amateka yawe, ibyo wasezeranye Imana uti, Nyagasani nungeza ku bupadiri nzakora iki, nzakora ubutumwa bwawe neza. Nungeza mu bihaye Imana nzagutunganira, nibwo gutungana ngiye gushaka. Numva gushima urugo nzagushimira. Nuko rero wongere wisubireho, urebe ibyo wasezeranye n'Imana. Ese warayibeshyaga? Kuki wageze ugahinduka? Kuki wamaze gushinga urugo ugahita uhinduka, ugahita uyindana? Kuki wamaze kugera muri ubu butumwa ugahita uyindana? Kuki wageze kuri wa murimo ugahita uyindana? Wongere ibyo Imana byose yagushoboje. Ese wowe washoboye korohera Imana? Imana yifuza gutugira neza buri gihe, iratworohera, ikinda kuduhutaza, iratworohera, ikirinda kudukoza isoni, iratworohera, ikagenda ku ntambwe zacu, atari ukudushyigikira mu kibi, ahubwo ari ukugira ngo tugende dusoma amateka y'ubuzima bwacu, turebe ukuntu Imana idukunda, turebe ibyiza Imana idukorera, maze natwe dukurizeho
gucika ku ngeso mbi, dukurizeho guhinduka, duhinduke neza, twakire Mesiya, umwana w'Imana uje mu mateka yacu, uje gusangira natwe ubuzima bw'imibabaro. Ngaha rero Noheli iregereje, nawe wongere urebe ubutumwa ufite, wongere urebe ubutumwa Imana yaguhaye, urebe ibyo wasezeranye n'Imana, urebe amateka yawe yose, maze amateka yawe akubera umwanya wo gutambutsa ubutumwa bw'Imana, ndetse ureke Imana itambuke iwawe iza gukiza abantu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.